Umusirikare yigeze kunyaka indangamuntu ndayimuha arayireba yishyira mu mufuka hari ishyorongi hejuru yishyira mu mufuka amaze gukontorora abandi araza aransanga arambwira ngo ariko ngo kwindangamuntu yawe irimo umwanda ndahagarara ndabona ibyo byose byambwira ndabyumva ariko henga mutera akantu nari mvuye gusura abanyeshuri buguririya za mudende uriya bita mudende hari nta mudende ubundi yabaga muri komine Muturi icyo gihe ubu ngira ngo agomba kuba ari muri Nyabihu nawe mvuye mudende naho nanyuze hose nasanze bariyeri ni bakoramo ndazirondora aho bagiye bakoramo ndavuga nti habuze umusirikare bafite umwanda ku ntoki ubundi mpaguruka nta wari urimo gusa ibyo nkubwira wakiguryiwe nawe nako niba ari bya bindi uvuga nturandenganije none se ko navutse nkasanga ndaho ngaho nubundi kuri mukuru ariko ngira inama umuntu abigenza ate ngo avaho indangamuntu irimo umwanda ajya aho utarimo icyo Imana indema yanshyize aho ngaho se mbikoreho iki arandeba ngo urumurokoresha ni amfurika indangamuntu ngo ngaho nikigende ngo kandi mujye munadusabira niyo ntagusabira ubusimba nkukize ariko utuntu nk'utwo twahuye natwo kenshi hari abajideyeri nabo bari mu uduce turimo amajyogi n'abajideyeri bandi hanyuma hakaba abakombozi ba PSD aba bari bakoze kampi imwe hari abahuzamugambi ba sederi n'intera hamwe za emerenide bakoze kampi ebyiri bararwana urubyiruko bararwana barasizora umuntu wanyuze kuri Rwandex uwo munsi yabonye ishyano noneho nzamukana n'umuhungu w'umugabo twari duturanye twari duhuje korotire burya mujye mugira neza uwo mugabo nyitura aho hantu narongoye muri 90 ntura aho hantu nahaguze inzu umugabo araza arandeba jewe rero singaragara cyane ariko umugore wanjye ntaho wamwisha kandi icyo gihe cyari kibi leta etemove nkuko bajya baririmba mu ndirimbo imwe baraza baramureba barandeba bampangira umupangu baravuga ati uyu mugabo tugomba kumujujubya baranjujubya bakora inama n'abaturage baraza bati uyu muntu waramurengereye ndabwo namurengereye hehe nabwo nubatse tuwatire yayo nyirebesha hanze kuko hirya yaho land yanjye hasigaragaye imetero enye ariko icyo gihe twagiraga amakorotire y'imiyenzi nyine twari tukiri mu cyaro niko navuga ati rero buriya butaka n'ubwanjye washyizemo watembeshejemo amazi ndavuga niko buriya butaka n'ubwanjye naho ntazi yuko uwo baguze ubutaka akagurisha uwo twaguze inzu yampaye dokima zose nzikuyeyo babona baratezwe batoya bati twebwe tureba imiyenzi ariko mugomba kureba impapuro z'ubuguzi turananiranwa bati turajya kwa konseye twari dufite umukonseye hari Remera yewe namye ntuye muri Remera baragenda baramureba ndagenda nditaba aravuga ati ariko numva ibyo uyu mugabo avuga ari ukuri reka nzaze mbapimire mbagenzurire namaze akavaho twamwitaga sederi bamujya mu matwi mbona ntumye umupolisi angarurira mu nzira ndaza mpageze ati nibakwandike mu gitabo cy'abahungabanya umutekano nagize nti muzajya muza mudusuzugure mutugira abaswa mudusikuze simvuye hari wombwiye umpaye n'igihe uzaza kudukiranura none nakugize umuswa rya kutabimbwiye kare nkiri hano ngo nibakwandike ngeze aho nabwo nariko reka nkwereke rero icyari cyanzanye hano ngiye kukigukemurira aho kunyandika mu gitabo cy'abahungabanya umutekano bazanshyire mu gitabo cy'abagira neza uwo mugabo wari wo twaburanaga ndamubwira nturabizi iriya pariseri imetero enye kuri 20 zasigaraga inyuma ndazikwihereye uyu mujyi sinzawuhambwamo sinzawuhingamo aho inzi ishinze haramuhagije ntasigaye tubana amahoro umva namaze akavuga gutyo following day iyo mvuze ngo following umunsi ukurikiyeho yaraje abumba rukarakara ahita hubaka inzu muri ako gapariseri ndamwihorera nidusuhuzanye hanyuma umunsi umwe umwana wabura Minerval ndamubona yicaye mu rugo abandi baragiye ndamuhamagara amese sha biti kutagiye kwiga abandi baragiye
ati papa yabuze amafaranga. Yo wabuze amafaranga? Ni kandi nanjye nigeze kuyabura nanjye niga. Hanyuma umuturanyi arangoboka ngwino mugoke. Muha minervari ayo yarambwiye ya minervari gusa nawe ngene se kuri umukobwa ngo nta tuntu ukenera tw'abakobwa tw'amavuta n'ingo ngurumva ibyo nabyo nabigusaba. None nabyo byose kora liste yuzuye. Ashyiraho n'amavuta, ashyiraho na bya bindi mwita pads sinzi uko byitwa, ashyiraho na poudre, ashyiraho na pocket money byose. Ndagenda ndayamuha ajya kwiga. None hose bimuhindura imyumvire. Tukajya duhurira mu nzira, ubundi twarahuraga kareba hirya nanjye nkareba hirya. Tukajya duhurira mu nzira akambwira ngo ariko je ngo umuntu abana nawe ati ngo abantu b'abarokore ko burya muba mugoye. Ndabwira se wa mugabo we kw'ikibazo cyawe twagiye ngo ya ngo urumva ngo buriya ngo ntubona nka kariya kabazo twapfubiranyeho ngo iyo ubura umuntu unywa akayoga ngo tuba twaricaye nk'abagabo ngo nawe nganumva rero mubwire ibyo bintu ntukabigarure twarabirangije. Ariko nawe ariridiminga uwo mwaka agiye mu nama uwo bitaga sederi arababwira ati umuntu w'umututsi wese uri muri aka gace nabona permis de résidence ziri Nyase yavuze ati Imana izabimpore. Araza arambwira ati rero shaka mubwire ati noneho akanyu kashobotse. Ubwo duhagaze ku miyenza ahagaze iwe nanjye magazi wanjye atakanyu kashobotse. Ati sederi yavuze ngo uzabona permis de résidence kandi waho udafite permis de résidence bagufataga inyenzi yiyoberanije mu mujyi. Atari ko wowe wangiriye neza umpa amafoto y'umugore n'abana babahangaha nzagenda nzikuzanire. Ndabimuha aragenda arazinzanira. Ubwo rero ngaruke kuri wa muhungu we mbuvishe ikintu bita inikite gukiranirwa. Umuhungu urumva uwo n'umuntu twari twarapfubiranye ariko noneho tugeze aho tubinshuti pe tukajya duhagarara ku miyenza agahagarara iwe nanjye nkahagarara iwanjye tukaganira akanambwira naho igihugu kigeze. Imipango myinshi yarayimbwiraga akambwira ati bigeze aha. Noneho nzamukanye n'uwo muhungu nawe wese uko murimo kurwana buriya bariya abantu mwapfaga iki koko bariya bakombozi n'abajideri mwapfaga iki. Arambwira tumva rero nkubwire ati bariya abantu b'abanyanduga ntabwo bazi ati nabagome ati papa yambwiye yuko ngo umukapita w'umunyanduga yatumye abura akazi ku bukapita kwishansi. Umukapita mukuru yatumye satabona akazi ku bukapita kwishansi. Ubwo warwaniraga urwango rwaso umunyanduga ngo yimishije akazi ku bukapita. Ati bose niko bari ndati ndamubwira nise ko nabonaga munyuzamo hacamo n'umututsi nawe mukamufata mugahondagura abatutsi batumva rero arabanza arandeba atumva we nta kibazo turi inshuti ya papa. Yari umusore w'imyaka nka 21 gutyo. Tubura inshuti ya papa atari ko abatutsi muri babi. Ati papa yambwiye ko sogokuru yamubwiye ko ngo umututsi yigeze kumukubita inkoni. So ejo bundi bashyizeho amabwiriza akarishye ku matorero. Ndababwira nti jewe aya mabwiriza azigiye igihe kirageze ngo dukura amaso ku gakiza k'umuntu ku giti cye twinjire mu gakiza k'u Rwanda. Dutangire gutegera kubwire bati pastor turashaka kutwereka ibyo ugiye gukorera abanyarwanda beyond your church. Ibyo rero nkabikunda. Bamwe mwari mwaratangiye kubikora cyangwa twaratangiye kubikora ariko igihe kirageze ngo buri muntu wese noneho abikore twubaka ubwami bw'Imana. Nahoze mbwira abantu wenda ariko hari nubwo bishobora azembwira abantu ariko buriya bira imikono 1000 iyo bayihindura ntibasaba imikono 1000 ahubwo bagasaba abantu 1000 uzagirira umumaro. Tukabwira ati wowe dushakira abantu 1000 uzagirira cyangwa tubwire tubaguye abantu 1000 uzagirira umumaro. Naho kumbwira ngo abansinyira bashobora kubatekinika nkabashaka bakansinyira ariko ntacyo nzabamara. Ariko batubwira bati ushake abantu 1000 ubashake ubabone uzabagirira umumaro. Na ibindi byose bashyizemo by'undi byagombaga kuba byarakozwe kera. Kare niko konyine gusa numva nahindura amarigiye bahaye kubihindura. Nawe ntoya wisinyisha abantu 1000 ndagusaba ngo ugereke abantu 1000 kandi nurangiza abayitwa abayoboke ni bavuze ngo nabayoboke ba Noble Family ubambe nimbo nugwingiye
mpamagare pastori mubwire nsobanura ukuntu ufite abana bagwingiye witwa umushumba wabo, abo mbonye barwaye imvunja sinirwe mbareba, mbibaze pastori, abo mbonye batagira toilette n'ibindi nk'ibyo, dutangire kuba social responsible. Naho ubundi ibintu dukora byo kwirebaho bya tuzajya mu ijuru, ariko mujye mutekereza. Noneho umugabo arandeba, twari tumaze iminsi dukorana akazi, navuye muri universite we yayoboraga muri ministeri, tumaze iminsi dukorana akazi k'ibintu bari barimo kwiga by'uburyo bazajya binjiza abanyeshuri bavuye muri universite bakaniga uburyo bazajya bajya kwiga bakagaruka, mbese turimo gustrategize uburyo tugiye kurwandiza, mbese kuzana abanyarwanda, kuko icyo gihe abenshi bigishaga bari abazungu. Noneho arambwira ngo ariko shaka ngo najyaga nkureba ngo nkabona uzi ubwenge, noneho nibwira ko ntabyumvise neza, nsubiramo ndamusobanurira ndamwereka, arangije arambwira ngo ariko ngumva ngo exactement ça, ngo vous avez eu votre temps, ngo mwe mwagize igihe cyanyu. Ndabona ntigewe kuko nahise numva ibyo ambwira, twagize igihe cyanjye, nta gihe cyanjye nigeze ngira, igihe cyanjye ni ubu ngubu, ejo bundi nibwo ndangije universite, so nta gihe nigeze ngira. Arambwira ngo exactement ça, ngo erega ngo urasa naho utabyumva, ngo niba atari wowe ni so, niba atari so ni sogokuru, niba atari sogokuru ni sogokuruza. Donc bikubwira ngo tugiye guterura ibintu byabaye ntanahari ubinyitirire, ibyo nibyo bitagukiranirwa. Niyo mpamvu Imana yavuga ngo abana ntibazazira ibyaha byabase n'ababyeyi ntibazazira ibyaha by'abana. So ntukimura umujinya ngo ushyire ku bantu ibyo batakoze. Allo, dukeneye kumvira inyigisho, dukeneye gusobanukirwa ibingibi, kuko umuntu yicarana akakubwira ati yewe nanga abahutu mwahuriye he, bakugize bate, ngo jye sinashyingira umuhutu yagutwaye iki, kandi ushobora kubivuga warahemukiwe n'umututsi mwashakanye. Ntitubyirirwamo se. Gerageze mbona ibintu birakererewe, ndavuga nti karabaye. Hanyuma ngeze hano nsanga aracyatanga ubuhamya, ndavuga nta kibazo. Ndashima Imana cyane, aho twari hamwe ubushize nababwiye ko uyu munsi nzabigisha ku rundi ruhande rw'umusaraba, kubera yuko iyo tuvuga ngo Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza, akenshi ikibazo twagize mu itorero twakoze icyo bita privatization of Jesus. Dukora Yesu wanjye ngendana, ibyo hanze byaba bimeze nabi byaba bimeze neza, mfite Yesu wanjye, tugira Yesu wabaye privatized nka company. Kenshi niwe twigisha, uzumve niyo tubwiriza ubwiza bw'Imana kuri jye, tuvuga imigisha y'Imana kuri jye, ariko igihe kirageze ngo dutangire guhindura outlook, dutangire buriya abantu batajya bamenya kalendari y'Imana aho igeze. Ejo bundi bashyizeho amabwiriza akarishye ku matorero, ndababwira nti jyewe aya mabwiriza azigihe, igihe kirageze ngo dukure amaso ku gakiza k'umuntu ku giti cye, twinjire mu gakiza k'u Rwanda. Dutangire gutegera kubwire bati pastor turashaka kutwereka ibyo ugiye gukorera abanyarwanda beyond your church. Ibyo rero nkabikunda, bamwe mwari mwaratangiye kubikora cyangwa twaratangiye kubikora, ariko igihe kirageze ngo buri muntu wese noneho abikore, twubaka ubwami bw'Imana. Nahoze mbwira abantu wenda, ariko hari nubwo bishobora, nahoze mbwira abantu ariko buriya imikono 1000 iyo bayihindura ntibasaba imikono 1000, ahubwo bagasaba abantu 1000 uzagirira umumaro. Bakabwira ati wowe dushakira abantu 1000 uzagira, cyangwa tubwire tubaguye abantu 1000 uzagirira umumaro, nawe kumbwira ngo abansinyira bashobora kubatekinika nkabashaka bakansinyira, ariko ntacyo nzabamara. Ariko batubwira bati ushake abantu 1000 ubashake ubabone uzabagirira umumaro. Naho ibindi byose bashyizemo by'ubundi byagombaga kuba byarakozwe kera. Kare niko konyine gusa numva nahindura amarigiye bahaye kubihindura. Ahubwo ntoya wisinyisha abantu 1000, ndagusaba ngo ugereke abantu 1000, kandi nurangiza abayitwa abayoboke, niba bavuze ngo nabayoboke ba Noble Family ubambe, nimbo nugwingiye mpamagare pastor mubwire nsobanura ukuntu ufite abana bagwingiye witwa umushumba wabo, abo mbonye barwaye imvunja sinirwe mbareba, mbibaze pastor, abo mbonye batagira toilette n'ibindi nk'ibyo,
dutangire kuba social responsible. Naho ubundi ibintu dukora byo kwirebaho bya tuzajya mu ijuru, ariko mujye mutekereza ufasha umuntu w'imyaka 17 uramubwira ngo don't worry, ngo have hope, ngo ibyiringiro byawe biri mu ijuru, none yazapfa afite imyaka 100, indi 83 ayimare mu bwihebe ategereje ko ijuru riza. Tugomba kurema hope for the nation. Kandi iki nicyo nshaka kwigisha aho uyu mugoroba. Niyo mpamvu ronza no mu bakabiri. Murabizi ubushize nivugiye ku bakomeretse. Abakomeretse, abababajwe, abahemukiwe. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku bahemutse. Kuko buri umusaraba wuzura neza. Iyo ubwirije umusaraba ukigisha kwihana, ntiwigishe gukira ibikomere. Cyangwa ukigisha gukira ibikomere, ntiwigishe kwihana. Ntabwo umusaraba uba wuzuye. Ndagira ngo dusome muri Yesaya 53 niho ndi buhere, hanyuma mere kuri bakabiri. Ariko bane bagabo impamvu marego mwumva babavuga ukize ngo barayiganira, bo batakubise urushyi agira ngo ntiruryana, bo bataciriye mu maso cyangwa ngo bakwita umwanda. Umusirikare yigeze kunyaka indangamuntu ndayimuha, arayireba yishyira mu mufuka, hariya hari ishyorongi hejuru, ayishyira mu mufuka. Amaze gukontorora abandi araza aransanga aramubwira ngo ariko ngo kwindangamuntu yawe irimo umwanda. Ndahagarara ndaho ibyo byose byambwira ndabyumva, ariko yenga mutera akantu. Nari mvuye gusura abanyeshuri ruguririya za Mudende uri aho bita Mudende, hari na Mudende ubundi ba muri yabaga muri commune Muturi icyo gihe, ubu ngira ngo agomba kuba ari muri Nyabihu. Nabaga ntimvuye Mudende, naho nanyuze hose nasanze bariyeri ni bakoramo ndazirondora aho bagiye bakoramo. Ndavuga nti habuze umusirikare bafite umwanda ku ntoki, ubundi mpaguruka nta wari urimo, gusa ibyo nkubwira wa kiguryiwe. Nawe nako niba ari bya bindi uvuga nturandenganije. None se ko navutse nkasanga ndaho ngaho, n'ubundi kuri mukuru ariko ngira inama, umuntu abigenza ate ngo avaho indangamuntu irimo umwanda ajya aho utarimo? Icyo Imana indema yanshyize aho ngaho, se mbikoreho iki? Arandeba ngo urumurokoresha ni amfurika indangamuntu ngo ngaho nikigende, kandi mujye munadusabira. Niyo ntagusabira ubusimba nkukize. Ariko utuntu nk'utwo twahuye natwo kenshi. Ubwo rero uwo bakubise urushyi, uwo baciriye mu maso, ibyo byari ropa quotidien. Ariko twinjiye mu bwoko bababarira. Twahagaze munsi y'umusaraba w'umwami wabambwe. Ibyiringiro by'ubwiza. Buri ikosi igihugu cyagize nuko tutigishije umusaraba ngo ugere mu ndiba y'imitima y'Abanyarwanda. Nuno munsi icyo kibazo kiracyahari. Kiracyahari. Nahoze mbyigisha nigishaga babwira nti iyo mvuze ko nangaga abahutu abantu baragakata kakaba viral kagasirikiro. Iyo mvuze ko mbakunda ntawe ubyandika, kuvuga ngo ya ibi ngibi ntibishobora kuba news. Ariko ubuhamya arabufata akabukatira hahandi aho biribe controversial, hanyuma aho byahindukiye ntahashyirimo, kuko arashaka ko dukomeza tukaba abantu bangana. Ariko je sinzabyemera, sinzababamo. Oya, ntabwo ubwiza bw'igihugu. Iyo tuvuze ngo Kristo muri twebwe, ibyiringiro by'ubwiza, haleluya, the hope of glory for this nation iri muri Yesu. Ariko Yesu wuzuye umusaraba w'ukuri, itari bya bindi byo kurenzaho. Kuko iyo Yesu aje arabwira ngo kuraho igitare turebe, utayikoti byaraboze, ibyacu byaranutse, ati ibyo nibyo nkunda rero, kuraho igitare binuke hanyuma bizuke. Haleluya. Aho niho tugiye kwiga rero. Yesaya 53:4 aravuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Twese nanjye ndimo,
twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Haleluya. Ndashaka kwigisha kuri kariya gace ka kabiri, kuko ubushize nigishije ku kambere Kristo wishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu. Uyu munsi ndashaka kwigisha kuri Kristo wishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu, kuko iki nicyo kizakiza iki gihugu. Muzatega amatwi iyo turimo kuvuga muri kino gihe, havuga abantu bamwe, twumva agahinda kabiciwe, ntabwo ndumva kwihana kwabishe. Ngo umuntu ahaguruke avuge ati ibi bintu barimo kuvuga ni twebwe twabikoze, none turasaba Imana imbabazi, namwe turabasaba imbabazi. Ntegereje umunsi icyo kintu kizaba, kubera ko umusaraba wuzura iyo ukoze ku mutima w'abahemukiwe, ariko ukanakora no ku mutima w'abahemutse, kuko ubwiza ntibushobora kuza buturanye n'umunuko, ubwiza ntibushobora kuza buturanye n'umuvumo. Kandi ndaza kubibereka hano, ntabwo ndi buhamagara bihana muri iyo kategori ya kabiri, ariko mubyumve neza. Erega iyo twigisha mu rusengero ntabwo duhamagara bihana kuba baragize uruhare muri jenoside gusa, hariho n'abahemuka. N'uno munsi abagabo barahemuka, abagore barahemuka, geniriranwa nabo. Abahemu ni inshuti zanjye, abahemu aposo niriranwa nabo, niriranwa n'abagore bahemutse, niriranwa n'abagabo bahemutse, niriranwa n'abahungu bahemukiye abakobwa, n'abakobwa babahemukiye, niriranwa n'abahemu bose bakeneye guhagarara munsi y'umusaraba bagakira. Kuko ubwiza dushobora no gukuraho ibi by'amoko tukabirangiza, tugasigara duhemukirana mu ngo, tugasigara duhemukirana muri bizinesi, tugasigara duhemukirana mu kazi. Aho hose hakeneye umusaraba wa Yesu, tukabibyara mu bihe. Haleluya. Ariko hano baratubwiye ngo Yesu, amagambo abiri nshaka guheraho noneho nkagenda ndevelopa, ngo yishyizeho ibyaha byacu, ibicumuro byacu n'ibyo yacumitiye, ashenjaguriye gukiranirwa kwacu. Buriya hari amagambo abiri akoreshwa abantu bagomba kumva neza. Ikintu cyitwa icyaha, igicumuro, ariko n'ikintu cyitwa gukiranirwa. Gukiranirwa, kugira ngo mubyumve neza, aho bitandukanira n'ibyaha. Ibyaha nge nshobora gukora ibyaha bikaba ari ibyanjye, ariko iyo icyaha gihindutse icy'umuryango kiba gihindutse gukiranirwa. Inikite ni icyaha cy'uruhererekane. Reka mbaye example ya inikite. Muri 1993 hariya kuri Rwandex niko yitwaga, ubu ngubu ari naho mutazajya mumenya, kuko za Rwandex zavuyeho, Rwandex ntikihaba, ariko muza ahitwa kuri Rwandex. Higeze kubera urugamba rukomeye, abari no barabizi. Abantu ku ruhande rumwe harimo aba-JPR, oya abo muri muderi bitwaga JDR, ntabwo ari JPR, abo nabo muri Kongo, JDR. Hari aba-JDR nabo bari mu uduce turimo amajyogi n'aba-JDR bandi. Hanyuma hakaba abakombozi ba PSD, aba bari bakoze kampi imwe. Hari abahuza mugambi ba Sederi n'intera hamwe za Emerenide, bakoze kampi ebyiri, bararwana. Urubyiruko bararwana, barasizora. Umuntu wanyuze kuri Rwandex uwo munsi yabonye ishyano. Noneho nzamukana n'umuhungu w'umugabo twari duturanye, twari duhuje korotire. Burya mujye mugira neza, uwo mugabo nyitura aho hantu, narongoye muri 90 ntura aho hantu, nahaguze inzu. Umugabo araza arandeba, jewe rero singaragara cyane, ariko umugore wanjye ntaho wamuhisha, kandi icyo gihe cyari kibi. Leta était mauvais nkuko bajya baririmba mu ndirimbo imwe. Baraza baramureba, barandeba, bampangira umupangu, baravuga ati uyu mugabo tugomba kumujujubya tu. Baranjujubya, bakora inama n'abaturage, baraza bati uyu muntu waramurengereye. Ndabwo namurengereye hehe? Nahubwo nubatse toilette, toiture yayo nyirebesha hanze, kuko hirya yaho land yanjye hasigaraga y'imetero enye. Ariko icyo gihe twagiraga amakorotire y'imiyenzi nyine, twari tukiri mu cyaro, niko navuga. Ati rero buriya butaka n'ubwanjye washyizemo, watembeshejemo amazi. Ndavuga niko buriya butaka n'ubwanjye. Naho ntazi yuko uwo baguze ubutaka akagurisha uwo twaguze inzu, yampaye dokima zose. Nzikuyeyo babona baratezwe, batoya
bati twebwe tureba imiyenzi ariko mugomba kureba impapuro z'ubuguzi. Turananiranwa bati turajya kwa konseye, twari dufite umukonseye hari i Remera, yewe namye ntuye muri Remera. Baragenda baramureba, ndagenda nditaba, aravuga ati ariko numva ibyo uyu mugabo avuga ari ukuri, reka nzaze mbapimire mbagenzurire. Namaze akavaho, twamwitaga Sederi bamujya mu matwi, mbona ntumye umupolisi angarurira mu nzira, ndaza mpageze ati nibakwandike mu gitabo cy'abahungabanya umutekano. Nagize nti muzajya muza mudusuzugure mutugira abaswa mukuzikunze, simvuye hari wo mbwiye umpaye n'igihe uzaza kudukiranura, none nakugize umuswa rya kutabimbwiye kare nkiri hano ngo nibakwandike. Ngeze aho namubwira ariko reka nkwereke rero icyari cyanzanye hano ngiye kukigukemurira, aho kunyandika mu gitabo cy'abahungabanya umutekano bazanshyire mu gitabo cy'abagira neza. Uwo mugabo wari wo twaburanaga ndamubwira nturabizi iriya pariseri imetero enye kuri 20 zasigaraga inyuma ndazikwihereye, uyu mujyi sinzawuhambwamo sinzawuhingamo, aho inzi ishinze harampagije, ntasigaye tubana amahoro. Umva namaze akavuga gutyo, following day iyo mvuze ngo following, umunsi ukurikiyeho yaraje abumba rukarakara ahita hubaka inzu muri ako gapariseri. Ndamwihorera ntidusuhuzanye. Hanyuma umunsi umwe umwana wabura Minerval, ndamubona yicaye mu rugo abandi baragiye, ndamuhamagara amese sha biti kutagiye kwiga abandi baragiye, ati papa yabuze amafaranga. Yo wabuze amafaranga? Ni kandi nanjye nigeze kuyabura nanjye niga. Hanyuma umuturanyi arangoboka ngwino mugoke muha Minerval, ayo yarambwiye ya Minerval gusa. Nawe ngene se kuri umukobwa ngo nta tuntu ujye ukenera tw'abakobwa tw'amavuta n'ingo sungurumva ibyo nabyo nabigusaba, none nabyo byose kora liste yuzuye, ashyiraho n'amavuta, ashyiraho na bya bindi mwita pads sinzi uko byitwa, ashyiraho na poudre, ashyiraho na pocket money, byose ndagenda ndayamuha ajya kwiga. None hose bimuhindura imyumvire, tukajya duhurira mu nzira. Ubundi twarahuraga kareba hirya nanjye nkareba hirya, tukajya duhurira mu nzira akambwira ngo ariko je ngo umuntu abana nawe ati ngo abantu b'abarokore ko burya muba mugoye. Ndabwira se wa mugabo we ku ikibazo cyawe twagiye ngo ya ngo urumva ngo buriya ngo ntubona nka kariya kabazo twapfubiranyeho ngo iyo ubura umuntu unywa akayoga ngo tuba twaricaye nk'abagabo ngo nawe numva rero nkubwire ibyo bintu ntukabigarure twarabirangije. Ariko nawe ariridiminga uwo mwaka agiye mu nama uwo bitaga Sederi, arababwira ati umuntu w'umututsi wese uri muri aka gace nabona permis de résidence ziri Nyasi yavuze ati Imana izabimpore. Araza arambwira ati rero shaka nkubwire ati noneho akanyu kashobotse, ubwo duhagaze ku miyenzi ahagaze iwe nanjye magazi wanjye ati akanyu kashobotse, ati Sederi yavuze ngo uzabona permis de résidence, kandi waho udafite permis de résidence bagufataga inyenzi yiyoberanije mu mujyi. Ati ariko wowe wangiriye neza, umpa amafoto y'umugore n'abana babahangaha nzagenda nzikuzanire. Ndabimuha aragenda arazinzanira. Ubwo rero ngaruke kuri wa muhungu we mbumvishe ikintu bita inikite, gukiranirwa. Umuhungu urumva uwo n'umuntu twari twarapfubiranye, ariko noneho tugeze aho tuba inshuti pe, tukajya duhagarara ku miyenzi agahagarara iwe nanjye nkahagarara iwanjye tukaganira, akanambwira naho igihugu kigeze. Imipango myinshi yarayimbwiraga, akambwira ati bigeze aha. Noneho nzamukanye n'uwo muhungu nawe wese uko murimo kurwana, buriya bariya abantu mwapfaga iki koko, bariya bakombozi n'abajideri mwapfaga iki? Arambwira ati umva rero nkubwire, ati bariya abantu b'abanyanduga ntabwo bazi, ati nabagome, ati papa yambwiye yuko ngo umukapita w'umunyanduga yatumye abura akazi ku bukapita kwishanzi. Umukapita mukuru yatumye atabona akazi ku bukapita kwishanzi. Ubwo warwaniraga urwango rwaso umunyanduga ngo yimishije akazi ku bukapita, ati bose niko bari. Ndati ndamubwira nise ko nabonaga munyuzamo hacamo n'umututsi nawe mukamufata mugahondagura. Abatutsi batumva rero arabanza arandeba atumva we nta kibazo, turi inshuti ya papa. Yari umusore w'imyaka nka 21 gutyo, tubura inshuti ya papa, atari ko abatutsi muri babi.
ati papa yambwiye ko sogokuru yamubwiye ko ngo umututsi yigeze kumukubita inkoni. So iyo rero bakubwira ngo gukiranirwa, uyu mwana ntaho yahuriye n'abatutsi, uyu mwana ntaho yahuriye n'abanyanduga kuko yavutse ku ngoma ya Habyarimana. Nari namubaje yari yarivutse muri 74, ariko atwaye umujinya wa se ngo umunyanduga yimishije akazi ku bukapita, atwaye umujinya wa sekuru ngo umututsi yakubise inkoni. Icyo rero nicyo bita gukiranirwa. Ibyaha duterura tukabiha abana bacu bakazabiha abana babo aho kubaha ibitunganye. Zaburi ya 78 iravuga ngo ibyo Uwiteka yakoze, ibyo ba data batubwiye byiza, nibyo tuzabwira abana babo, nabo tubabwire ngo bazabibwira abo bazabyara, ngo n'abazavuka nabo, guhererekanya ibyiza aho guhererekanya ibibi. Ariko twebwe turi igihugu gihererekanya umwanda, turi igihugu gihererekanya ibibi. Umuntu akabwira umwana we ngo basogokuru wari uhari, ngewe bandinganiza buriya ukabona batacishije wirati ngo wabaringanize, ntabwo muzamenya igihugu kibuko gisa. Nagiye muri ministeri kureba umugabo wari ushinzwe enseignement supérieur kuko ngewe nakoraga muri university. Ubwo Rulindo haraza nyuma nyine, ubwo nari maze kugerayo. Oya bari bataranyoherezayo gusa, bari bampaye ibaruwa inyohereza muri ministeri, muri Minepresec tuvuye muri Minesupress ko twari dufite ministeri ebyiri z'uburezi, bataranyohereza Rulindo. Ariko nkiri gutera imigeri ngo ndebe ko byapfa, université yanditse, recteur yanditse, secrétaire général wa université yanditse, faculté nakoragamo banditse bavuga ko rwose mu bijyanye n'ubwarimu mfite future, mfite hope of glory. Bugati uyu musore ahubwo afite potential yo kuvamo umwarimu mwiza. Uzamubona se bundi ntari kuvamo umwarimu mwiza. Noneho umugabo arandeba, twari tumaze iminsi dukorana akazi, navuye muri université we yayoboraga muri ministeri, tumaze iminsi dukorana akazi k'ibintu bari barimo kwiga by'uburyo bazajya binjiza abanyeshuri bavuye muri université bakaniga uburyo bazajya bajya kwiga bakagaruka. Mbese turimo gustrategizinga uburyo tugiye kurwandiza, mbese kuzana abanyarwanda, kuko icyo gihe benshi bigishaga bari abazungu. Noneho arambwira ngo ariko shaka ngo najyaga nkureba ngo nkabona uzubwenge. Noneho nibwira ko ntabyumvise neza, nsubiramo ndamusobanurira ndamwereka, arangije arambwira ngo ariko ngumva ngo exactement ça, ngo vous avez eu votre temps, ngo mwe mwagize igihe cyanyu. Ndabona ntigewe kuko nahise numva ibyo ambwira. Twagize igihe cye, nta gihe cyanjye nigeze ngira, igihe cyanjye n'ubu ngubu, ejo bundi nibwo ndangije université, so nta gihe nigeze ngira. Arambwira ngo exactement ça, ngo erega ngurasa naho utabyumva, ngo niba atari wowe ni so, niba atari so ni sogokuru, niba atari sogokuru ni sogokuruza. Donc bikubwira ngo tugiye guterura ibintu byabaye ntanahari ubinyitirire. Ibyo nibyo bita gukiranirwa. Niyo mpamvu Imana yavuga ngo abana ntibazazira ibyaha byabase, n'ababyeyi ntibazazira ibyaha by'abana. So ntukimura umujinya ngo ushyire ku bantu ibyo batakoze. Allo, dukeneye kumvira inyigisho, dukeneye gusobanukirwa ibingibi, kuko umuntu yicarana akakubwira ati ngewe nanga abahutu mwahuriye he, bakugize bate? Ngo nge sinashyingira umuhutu, yagutwaye iki? Kandi ushobora kubivuga warahemukiwe n'umututsi mwashakanye. Ntitubyirirwamo se. Imyaka munamaze mu gipastori, nshobora kubatera stories mukarara hano zo guterura ibintu bitabayeho ukabyishiza mu bana. Umwana akikundanira n'undi, umuhungu agakundana n'umukobwa akabyitambikamo ngo nge sinashyingira aba ngaba. Wowe niwe ugiye kurongorwa cyangwa niwe ugiye kurongora? Ibyo rero nibyo bita gukiranirwa, kwimura ibyaha ukahereza abana bawe ibintu bitari byo. Noneho Yesu akatubwira ngo ibyo nabyo nabyishyizeho. Haleluya. Niyo mpamvu iki gihugu gifite ibyiringiro muri Yesu, byiringiro by'ubwiza, a hope of glory. Kubera yuko Petero yandika aravuga ngo erega buriya ngo ibyo twacungujwe ngo tuve
reka mbibasomere muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 kugira ngo ne kuvuga amagambo gusa kandi byose biri muri Bibiliya. Aravuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu. Ibyo nibyo byitwa iniquity. Ingeso zitagira umumaro twatojwe na basogokuruza bakazihereza ba data nabo bakaziduhereza kandi ntacyo zitumarira. Noneho Yesu akavuga ngo ibyo nabyo naraje ngo mbibacunguremo. Nababwiye ko uyu mugoroba mbakonjesha kuko hari inyigisho abantu batamenyereye. Iyo uzigisha abantu barakobana neza ukabona abantu bose baravuga uriya mugabo ararangiza ryari ngo reke kuvuga biriya bintu ko niba dushaka kuzagira igihugu kikabona ubwiza bw'Imana. Reka mbereke impamvu y'ibi ngibi. Yesu yishyizeho gukiranirwa kwacu kwa kundi k'uruhererekane, yishyiraho n'ibyaha byacu twebwe dukora. Haleluya. Kubera iki? Kubera ko nimusoma Zaburi ya 32 muraza kumva ibintu. Zaburi ya 32 Dawidi aravuga ngo muribuka Dawidi yakoze icyaha, yaragiye Satani aramugenderera, igihe abandi bami bajya gutabara Dawidi wasigariwe amwereka umugore mwiza hirya ya korotire. Burya rero abakene bagira ibibazo. Uzi guturana n'abakire bafite etaje wowe ufite inzu ngufi. Niyo wanjye niko bimeze ibyo mvuga ndabizi. Ukabona umuntu yicaye hejuru arimo arareba muri dushe yiwa. Ugahora ukinze rido ko atazabona madamu arimo kwisiga amavuta cyangwa arimo gukara. Dawidi rero ahagaze hejuru abona umugore hirya ya korotire urimo gukaraba. Abantu bajya babeshyera Batisheba ngo niwe wari wishyize ku karubanda. Yari yibereye mu gikari cyiwe arimo gukaraba. Ntabwo yatekerezaga ko somebody hirya ya korotire arimo kumurunguruka. Dawidi aramureba aravuga ati ariko mbega umugore mana we. Abaza abantu ati ariko umugore nabonye hirya hari bati uriya si Batisheba se muka uriya w'umugiti wa musirikari mukuru muri za ntwari zawe 30 ati mukamunzanira tukaganira. Erega burya ntabwo abantu bajya babona icyaha cyarakaje Imana. Gufata umugore ukamukura iwe ukamuzana iwawe bivuga ngo uhohoteye umugore wawe kuko ugiye gusambana n'undi mugore mu kitanda cye, uhohoteye n'umugore urusha imbaraga kuko uri umwami uramuzanye. Ariko niyo Imana yahanaga abantu bakora nka Dawidi muri kino gihe Mana abantu bahanwa ukuntu ari benshi. Uze bakawuriya bari muri uyu mujyi. Reka twikomereza inyigisho. Arangije ibyago bya Dawidi buryo Satani ashaka kugutega umutego ugomba gusiga ibimenyetso bidashidikanywa. Njya mbyigisha abapastori nkabwira pastori niwe wibeshye ugasambana. Hari ibintu bitatu bizakubaho. Kimwe ni ukibura uzafatwa n'ikindi. Uzasambana bagufata urimo kubikora. Kuko Satani ntashobora gukubita ingusho y'umuntu munini ngo ye kwivuga. Agomba kwivuga agakubita ikivugo agasakuza cyane ati muze murebe today nakoze catch. Utayizera ntwane namugushije. Niyo mpamvu ugenda yigengesera cyane. Niba atagufata uzatera inda ntihajya kuvuka umwana avuke ari fotokopi yawe ku buryo abantu bazajya bamureba bakavuga ati uyu mwana kuva umva. Cyangwa se uzicara ukureyo sida ujye uyigendana ubebera kuko Satani ntashobora kukureka ngo ugende atagukoza akantu. Dawidi yari yarananiye Satani, yari umuntu Imana yatangagaho urugero, yari umuntu w'icyitegererezo, ariko umunsi yasambanye na Batisheba one day abateye inda. Amazi yibwe avuyemo isoni. Batisheba aramubwira ati sa bya bintu twakoze ndatwite. Dawidi turatwite huti huti. Uriya yari umujenerali muzaba ari mu ntwari 30 za Dawidi, ntabwo yari umusirikare usanzwe. Ubundi abajya kuvuga amacumu mwabonye ahantu umusirikare mukuru atwarakuriye ati abwira Yoba ati nyoherereza Uriya azane kuriye yuko kwezi zazanwe na Uriya general Uriya arazabaza abagenzi batari ibi bintu byawe n'ibiki koko bandegaraze se.
mwabonye aho general uyoboye ingabo aza gutwara kuriye, baramubwira ati ahubwo urabyitondemo, tumaze iminsi tubona hagati ya bosi na madamu harimo akarindi. Dawidi yarazi yuko Uriya ari bugenda agatwikira icyaha cye akaryamana n'umugore, inda yazakura akamubwira ati wa munsi wazaga kuvuga amacumu wasize uteye inda. Uriya aragenda arara ku gicaniro, Dawidi mu gitondo abasabana ati mwambwira yaraye aryamye. Batoya bati yaraye ku gicaniro hamwe n'abandi basirikare. Aramuhamagara ati ariko sha Uriya urwaye iki? Ubu se ntukumbuye umugore wawe? Ntukeneye kuruhuka? Aramubwira ati nyagasani, isanduku y'Uwiteka iri ku gasozi, abajenero bandi bose bari imbere y'umurwa aho twagiye kurwana, abasirikare nayoboraga nabasize njye kwiryamanira n'umugore njye kwinezeza, ahubwo ngirira vuba nsubire ku kazi. Dawidi ngo amuha divayi nyinshi aramusindisha, ariko nabwo amaze gusinda ngo aragenda yicarana n'abandi ku izamu abariho arara. Buracya mu gitondo Dawidi arongera abaza ariko yaryamye, batireka da yongera arara hano ngo bimutera avuga Uriya mushenzi udashaka gutwikira ibyaha byanjye bitebye. Ngo yandika urwandiko rw'umujinya abwira Yowabu umukuru w'ingabo aramubwira ati umushyira ahantu hakomeye bamutikura apfe. Burya kugira ngo umujenerali ajye gupfa hapfuye abasirikare benshi. Ingabo za Uriya yarayoboye zirapfa na Uriya arapfa, ku buryo na Yowabu yohereje umumessenger afite ubwoba aramubwira ati ndabizi neza Dawidi niyumva ibi bintu bishobora kumbana bibi, ariko nubona atangiye kurakara umubwire ngo na Uriya umugaragu wawe nawe yapfuye. Bivuga ngo ibi bitambo nabitambye kugira ngo wa wundi nawe apfe. Birakaza Uwiteka. Atuma Natana tugenda umbwira Uriya mugabo ngo ibintu wakoze byarakaje Uwiteka. Ariko Dawidi aho yatugiriye neza yatweretse umutima w'umunyabyaha. Uriya rega nkubwira inyasi, nabo bakutubwiraga nabo bakabirigi nabo bande bose, hari igihe umuntu yinangira ariko abizi neza ko ibyo yakoze we n'umutima we n'Imana babizi. Burya ntimuzibeshye kuko Dawidi yaranditse Zaburi ya 32 avuga ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Dawidi yashakaga kubitwikiriza cover up, yashakaga kubitwikiriza gutekinika. Imana iravuga ngo ntushobora kuntekinika, ugomba kwihana, ugomba kwatura, ntabwo uri buntekinike. Noneho ngo imushyiraho ukuboko kwayo. Umva uko avuga ngo hahirwa umuntu w'Iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntube mu buriganya. Kuko uburiganya bwari bwagiye mu mutima wa Dawidi. Arangije aravuga ngo ngicecetse, cyagihe nari ncecetse, cyagihe nabundabundaga, cyagihe nabeshyabeshyaga, cyagihe narimo gutekinika, ngicecetse amagufwa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye umunsi ukira. Ararwara. Ndenda kubabwira gihe nabwirije Bahati singuyo twabwirije mu magereza n'Uriya mugabo bahaguruka bakure bamenye Bahati mvugo wari we witwa Bahati Paul. Twayagiyemo, twabonye Imana ifata abantu bafite imitima nk'iyi. Gereza ya 1930 twagiyemo turasenga, umugabo ibyaha biranga mbona atangiye kwizunguza, atangiye kwicukubita hirya no hino, ati mbabarira nkubaze. Nimbaza ati ibyo uvuga nibyo ntibihe? Amaraso ya Yesu yezaho ibyaha byose ni byose. Atoya nsubiriramo ni byose. Ati none mpa mikrofone ntaza gupfa utararangiza kwigisha. Umugabo yaravuze, aravuga abantu yisha, avuga ibintu yakoze, aravuga hakurikira wundi araza aravuga. Uwo munsi twamaze amasaha n'ubundi bari baduhaye abiri, twamaze amasaha turimo kumva abantu bihana, ubundi byari byaranze. Uyu social media yo ntabwo ijya muri gereza niwo mugisha. Ndakubwira twagiye muri gereza imwe tubwirizayo following week 2400 byatura ibyaha. Buriya uyu musaraba wa Yesu wakoze umurimo mu magereza, ariko ikibazo umusaraba wa Yesu wakoze umurimo mu magereza ariko ntabwo wakoze umurimo hanze, kuko abantu basigaye hanze nibo benshi. Abasigaye hanze nibo benshi kuko abantu bagendana umutima ubarega, bagendana umutima wacira urubanza, ariko ntabwo twababwiye. Ikibazo cyabayeho murabizi, hari n'abantu babifungiwe mu gihe cy'agacaca. Abapastori babwira abantu ngo nimudatanga imbabazi ngo uzavuga ibi ngibi ngo azaba ari umurezi wa bene data, ngo azaba ari umukozi wa shitani, ngo byabaye inyigisho. Bivuga ngo twebwe turi innocent
bariya nibo bagomba kubabarira. Bivuga ngo turigisha uruhande rumwe rw'umusaraba, twagombaga kuwigisha wose tukababwira ngo yes, abakomeretse mugomba kubabarira, ariko namwe abakomerekeje mugomba kwatura mukihana. Ubwiza bw'igihugu, the hope of glory for the nation is under the cross of Jesus Christ. Kuko Dawidi bitubwira neza ngo igihe nacecekaga mpishira ibyaha byanjye, urimo kugerageza kubeshya, urimo bari abantu bose mubona bahakana, suko batazi ibyo bakoze, barabizi. None se ibyo tubwiraga bakabiri ntibabizi? None se abantu babikoze ari nijoro ntibabikoraga ku manywa y'ihanguse? Ni ibintu byakozwe ku mugaragaro, ariko abantu batangira kuza ngo twebwe, ngo baratubeshyera, ngo baraduhimbira, ngo bagira bati abantu miliyoni ntabwo bishwe na tsunami, abantu miliyoni irenga ntabwo bwakubiswe n'inkuba, ntabwo bishwe na mugiga, ntabwo bishwe na covid, ntabwo bishwe n'icyorezo, bishwe n'abantu. Kandi iki kintu bantu b'Imana ndabibabwira kizana umuvumo, kuko mu gitabo cyo kubara Imana yari yarabwiye Abisirayeli ngo muzirinde ntimuzavusha amaraso mu gihugu mbajyanamo, kuko amaraso yanduza igihugu. Noneho mutekereza igihugu aho kuva iburasirazuba kugeza iburengerazuba, kuva amajyaruguru kugera amajyepfo hamenetse amaraso, akarabwe n'abantu duturanye tubana. Iki kintu kutacyitaho, muri ubwo Kayini yaramaze kwica Abeli, Imana niyo yizira ziramubwira ngo Kayini wakoze ibiki? Mwene se ari hehe? Ndi umurinzi wa mwene data se. Biratangaje kubona mu 2025 bakibona imibiri yabishwe, kandi ababishe baza aho baherereye. Ntumbwire ko abantu 290 babonye ejo bundi nta muntu numwe wari uzi aho baherereye. Ariko Dawidi aravuga ngo ngicecetse. Buri hari abantu bacecetse ariko barimo gupfiramo, bacecetse barimo gupfira mu nda, bacecetse barimo kuba ibiti. Kuko Imana yabwiye Kayini aramubwira ngo kuva wamennye amaraso ya mwene so ubaye ikivume isi yanga. Ahandi mu gitabo cy'Imigani igice cya 28 umurongo wa 17 baratubwira ngo umuntu uremerewe n'amaraso y'umuntu yishe ngo azabicyohe, azabikivume. Ni ikintu gikomeye cyane, ndashaka ko mubyumva, kuko today uyu munsi ndimo ndavuga ku byiringiro by'ubwiza ku gihugu gituwe na miliyoni 14. Kandi icyo nshaka ko mwumva ni responsibility yacu nk'abantu b'Imana. Ndaza kubirangirizaho 27 nako n'umunani umurongo wa 17 haravuga ngo umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga abicyoye, ntazagire n'umutangira. Buriya niyo wahunga ukajya inyuma y'inyanja, Zaburi 139 Imana iravuga ngo nzagukurikirayo. Ngo niyo wahunga ukajya aho batakuzi, Uwiteka azabazuhe aho uherereye n'umutima wawe uzabuhazi, kuko ibyo wakoze ubitwara mu mutima kandi ugicecetse umutima wawe ugahora ukubwira ngo. Hari umugabo umwe yigeze kwihana muri ibi bya genocide yakorewe Abatutsi, we yarishe ariko mbere yari umurokore, niwe waduhaga iyo nkuru. Arambwira ati rero twaricaye turaganira, arambwira tumva ubundi giye ibintu ntabwo byambagamo, atariko nakuze nyogokuru anyangisha Abatutsi, ati ndakizwa, ati numva mbese muri make aracayuka arenzaho. Batangiye kwica ngo yari yicariye imbere y'umuharuro w'umuntu, araza aramubwira ati we kusigaye ngo bafashe impiri baragiye hariya za Bugesera, bajya guhinga abantu mu rufunzo rwa Ntarama, barica pe. Naramubaza ngo wari ati burya iyo ugiye kwica umuntu ati ubwa mbere wumva biguteye ubwoba, ati iyo umaze kwica babiri bihinduka nko guhiga inkware, ati usigara wumva ari nk'umukino. Ati ariko twararangije dutangiye guhunga, ati Imana ifatira mu nzira yambwira ngo abantu banjye wishe urahunze rero jewe se urampungiraye. Ati numva ngize isoni, numva mbuze uko ngenza, ati ni jewe wizanye nditanga.
mbabwira byose ndababwira ngo ntimunkubite genje kubabwira ibyo nakoze kuko umwuka w'Imana yari yamutsinze. Noneho nimutekereza abantu dufite umwuka abwira ngo ibyo wakoze, ijwi rirega, ijwi rica urubanza, kandi iki ni igihugu cyacu tugomba gusengera tukakibwiriza. Ntidukore privatization ya Yesu prive rwose ni mwiza, atugirira umumaro ku giti cyacu, ariko ndashaka Yesu w'igihugu uri nationalize. Yesu uzaza agakemura ibibazo by'abantu bafite intimba n'imibabaro kuko yabyishyizeho. Yesu uzaza agakamura ibyo byaha no gukiranirwa bikavamo, tugasigarana igihugu cy'abantu bejejwe Imana yishimira. Naho ubundi jewe murambisengera nkabwira Imana ntabwo nshaka guturana n'ibivume. Tugirire neza usuka imbaraga z'umwuka, kuko waduhaye isezerano ratubwira ngo umwuka wera naza azemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Ariko Bibiliya ikagaruka ikavuga ngo rwose bazabyumva bate ntawe ubabwirije, kuko twebwe twishe umurimo w'Imana. Ntabwo twabwirije abantu ngo dutinyuke tubabwire ngo ya mureke kwiyobagiza, mureke kubeshya, mureke kubundabunda, mureke kwihishahisha, ni musohoke mwature Imana ibababarire. Numva buri gihe bavuga ngo abantu ngo babonye ingengabitekerezo ya jenoside, ngo babonye ahubwo n'ubundi ko twayibonye bayigisha baduhagurutsa mu mashuri, ko twayibonye bayigisha batubwira ko Abatutsi ari abanyamahanga, ko twayibonye bayigisha batubwira ko Abatutsi ari abagoma ari inzoka. Mwabonye isohoka ryari? Yasohotse kuwa kangahe? Yaciye mu wuhe muhanda? Kera nkunda gutanga urwo rugero, aho twakoraga ku kazi nyiyoro umuryango witwa AAM, twigeze kurya umuceri urimo aflatoxine, ibintu bya food poisoning, turarwara. Ngewe rero umubiri wanjye ufite ukuntu ukoze, iyo uhuye n'akantu kari abnormal immediately uhita urejisa, uri tuned neza rwose. Narabyumvise, numvise ntangiye kugira ibintu bya diare, nca muri farumasi ngura Imodium, ni umuti uhagarika diare, ndataha njya mu rugo ndaryama nkubita Imodium mu nda, ndasigaye ndaryama. Mu minota nka 30 numva barampamagaye bati docteur aragushaka. Aranshakira iki? Ngo abantu mwese mwari uriya muceri atabakozi bashize rega nuko udahari, ngo tebuka. Ndazagenda ngezeyo, docteur arambaza ati we byagenze bite? Ndamusobanurira nti naguze Imodium, numvise bitangiye kumera nabi ndayumva. Ati wanyoye Imodium? Wanyoye Imodium? Ati rero wihemukiye, uburozi bwose wabufungiye muri we, ngiye kuguha umuti ugutera gusubira kuri diari. Abantu benshi banyoye Imodium mu buryo bw'umwuka, barafunze uburozi babufungira mu nda. Ukajya ugira gutya yabumbura umunwa bikamucika, batari ko ngo yacitswe ati yibeshye huye, ahubwo yanyoye Imodium uburozi buhera mu nda. Imodium yacu rero iraga umuntu aricara akakubwira ati nubivuga RIB iragufata, ariko RIB ntabwo igifata umutima. RIB ifata basohoye amagambo bakayavuga, batayavuze barayabika. Ariko iyo umwuka yaje aravuga ngo jewe ndinjira nkajyamo imbere nkarondora umutima, nkagera no mu bugingo nkabutandukanya n'ibitekerezo, nkinjiramo imbere. Ijambo ry'Imana ngo ricengera nk'inkota, rikagenda rigashaka umutima, rikawurobanura, rikawusesengura, rikawubwira ngo sohoramo ibyo ngibyo, sohora umwanda uvemo, hanyuma tukwambike imbaraga nshya. Buriya rero tuvuga ngo Kristo ibyiringiro by'ubwiza, that's the Jesus Christ wuzuye. Kandi ntugire ngo bikora ibyo nuko nabishyize mu rwego rw'igihugu ko turi mu cyumweru cyo kwibuka, bikora no mu rugo. Ariko uza abantu babundabunda, Apostle, abagabo barabundabunda, akaba yiriwe acatinga n'abantu n'abagore batarabe, bakazana ndetse n'ubucafu bwinshi ntagiye gusubiramo hano kuko ndi kuri pulpiti. Yajya gutaha akabanza agasiba, hanyuma agataha telefone, ntamenye ko abagore bungutse ubwenge basigaye bajya ahandi aho biba byagiye, bakabikurura bakabikurayo, bakabyiyoherereza, barangiza bakongera bakabisiba. Ibyo mvuga mbifitiye gihamya. Ngicecetse
urabundabunda bakubwira atari ngo ariko ngo ibyo bintu wawe bikuye hehe kandi ubwo umutima urakubwira ati nyamara ushobora kuba watahuwe ariko unfortunately n'abagore barabikora. Iyo tuvuga Yesu wishyizeho intimba n'imibabaro iri ahantu hose, yagarutse nta kibazo. Iki kibazo biri mu gihugu, biri mu kazi, umuntu aragenda agaca inyuma agaceberereza undi akamucongera akamutunganya akamubogeka akamuhongora, yarangiza akageza mwene da hari ibintu numvise hariya ariko sinzi aho byavuye, kuko azi ibyo yamaze gukora. Urabundabunda ariko Imana irakureba. Niyo mpamvu Yesu ajya kumusaraba yavuze buriya ibintu Dawidi yavuze byiyapurika ahantu hose, ngo ngicecetse ngo amagufwa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye, kuko umutima ugucira urubanza ucecekeshwa n'ijwi rya Yesu gusa ukubwira ngo urababariwe. Ndamwegera ndasenga ndumunyabyaha pe, nizera ijambo ryati urababari. Icyo nicyo cyonyine gicecekesha umutima w'umuntu wicira urubanza. Kuko Dawidi niho nshoreje, hanyuma tugasenga. Ndagira ngo uyu munsi dusengere ibintu bibiri. Turimo turegera gusoza icyumweru officiel cyo kwibuka, nubwo tukiri mu minsi 100, ariko dukeneye gusengera iki gihugu. Ngewe buri munsi iyo twibutse ngira umutwaro, ngira ngo Apostle yigeze kubivuga hano, ngira ngo ejo bundi ngewe umutwaro nagize tugitangira n'ubu ndacyawufite, ko nabonye amadayimoni yinjira, ko ntarayabona yasohotse. Mu kwezi kwa 5 kwa 94 Times, ikinyamakuru cyitwa Times, cyaranditse ngo all the demons are out of hell, they are in Rwanda. Ngo amadayimoni yose yavuye mu muriro yahuriye mu Rwanda. Ko twayabonye yinjira yasezeye kuwa kangahe, ko twayabonye yinjira, ko tuzi n'uburyo yinjiye, yasohowe n'iki? Kuko amaraso ya Yesu yonyine n'imbaraga z'umwuka n'ubutumwa bubwirijwe muri izo mbaraga nibyo bisohora ibyo ngibyo. Kuko Dawidi arivugira muri ya Zaburi twasomaga ngo nakwaturiye ibyaha byanjye, sinahishe gukiranirwa kwanjye. Murebe ku murongo wa 5 w'iyo Zaburi ya 32. Hanyuma niturangiza dusengera ubwiza bw'iki gihugu. Ariko ikintu nkundira Imana irimo irabikora, ikintu nkundira Imana irimo irabitegura, ikintu nkundira Imana yaratubwiye ngo nzabaho ububyutse bwo mu minsi y'inyuma. Umuhanuzi ejo bundi yarambwiye ati pastor, nta nubwo yaranze, yari umunyamerika kazi, twahuriye ahantu mu itorero yaje kurisura, arambwira ati wigishije hariya ndakubona. Imana arambwira ngo uriya mugabo amaze imyaka asengera ububyutse, ngo mumbwirire ngo ntazapfa atabubonye. Urakoze Mana. Nubwo niba nzabaho imyaka 100, niba nzabaho 120, it doesn't matter. Icyo nzi nuko in my lifetime that will happen. Hallelujah. In my lifetime mfite promise yuko it will happen. Ubwiza bw'u Rwanda, erega u Rwanda ni rwiza, ariko hari ubwiza butavangiye buzaboneka. Imana yaratubwiye ngo hari igihe abantu bazava amahanga yose baje kureba ibyo abanyapolitike bakoze, kandi ubu koko baraza, ariko baje no kureba icyitorero ry'Imana ryakoze. Kandi our time is now.
igihe cyacu kiraje, igihe cyacu kiri imbere, igihe cyacu kirahari. Apostle gira vuba uzuza urusengero, ahubwo Imana izabone ubaka ikigega, Imana ibona aho ihunika. Jewe Imana yarabivuze, nawe Imana ngiye kubaka ikigega, nuko nasize ntacyujuje mu giporoso, ariko nabwo ikigega kirahari. Nidutangira gusarura tuzaba dufite aho dushyira ibisarurwa. Ibisarurwa ni byinshi, abasaruzi nibo bake. Mureke dusenga Imana tubwire ngo Mana, turashaka kubona muri iyi myaka turimo ubwiza bw'igihugu buturutse mu bwami bw'Imana. Isi yose barangira mu byahishura bavuga ngo ubu ngubu isi yose ihindutse ubwami bw'umwami wacu. Aho reho n'ubwiza bwuzuye buba buri hahandi abantu bose. Hari igihe buriya mu Bwongereza bigeze kugira revival mu gihe cya ba John Wesley. Ikipe ngira ngo ni Liverpool yagombaga gukina na Manchester. Icyo gihe na Maria amakipe arakuze, baragenda bigira mu masengero kwa kuna abantu bavuga ngo mureke tube dusenga igihe match itaratangira. Barobitire bararangara, n'abandi bose bararangara, amakipe yibagirwa ko yaje gukina, umwuka aramanuka, baravuga ngo match tuzayiroporo n'icyumweru gitaha kuko twari twibereye mu mwuka. Hari igihe Imana iza igahindura ibintu, akandi icyo nicyo tugomba gusengera. Ubwo nibwo bwiza bwuzuye, ubwiza buva mu musaraba. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Reka dusenge. Reka dusengera abantu bakoze ibyaha. Ubushize twasengeye abantu bakomeretse, ariko ndagira ngo uyu munsi sindi bunavuge ngo ninde wumva ngo bimukoze ku mutima, ntabwo ntibinyentereza. Uyu munsi ndashaka ahubwo ngo babibemo iyo mbuto, muyitahane yo gutwara umutwaro wo kuvuga ngo tugiye gusengera iki gihugu, tugiye gusengera abantu bakoze ibyaha, tugiye gusengera kwihana kw'abantu, tugiye gusengera kumeneka kw'imitima, ku buryo tuzabona iki gihugu gihindutse ubwami bwa Kristo kubw'imbaraga z'umusaraba. Tugiye gusengera itorero ngo ribwirize ubutumwa bwiza bwuzuye, ridaca hirya ridaca hino, ritabwiriza bimwe ngo rireke ibindi. Imbaraga zizamanuke, ngo bazamwakira bate, bazakizwa bate batabwirijwe. Imana izabikora, ariko ikeneye yuko twebwe twitegura ngo idukoreshe. Kandi rwose nk'itorero, nka Nobo, nka Women, ndabasengera. Ndimo ndasengera amatorero yose ngo muri ino minsi Imana iduhagurutse, kandi niduhagurutse twekipe, nitwekipe twambika imbaraga, nitubwiriza ubutumwa abantu bakizwe, nitubwiriza ubutumwa abantu bahinduke, nitwigisha abantu Mana ubyumve. Muhaguruke dusenge Imana. Haleluya. Dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye, ubwo yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, duhagaze imbere yawe kuri uyu mugoroba, turimo kwatura izina ryawe Kristo muri twe, ibyiringiro by'ubwiza, our hope of glory. Mana, turasengera iki gihugu cyacu kuko iyi ni gakondo yacu waduhaye. Mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo,
ntabwo dushaka gutura muri gakondo irimo umuvumo, ntabwo dushaka gutura muri gakondo irimo abantu banditseho ko ari ibivume, ntabwo dushaka gutura muri gakondo y'abantu bagenda bafite imitima ibacira urubanza, ntabwo dushaka gutura muri gakondo y'abantu bagenda bumva badafite umudendezo. Mana, ureke muri ino minsi turimo, imbaraga zawe zimanukire kuri iki gihugu, zimanukire kwemeza abantu iby'ibyaha, zimanukire kwemeza abantu ibyo gukiranuka, kugira ngo Mwami Imana yacu tubone iki gihugu cyacu kirabagirana mu bwiza bwawe. Kuko turabizi Mana, iyo ikintu cyanduye barakimesa kikera, iyo zahabu yanduye bayishyira muri aside bakayikuraho umwanda ikarabagirana. Turashaka ngo natwe igihugu cyacu gishyire mu maraso yawe. Turabona amaraso yawe atemba Mana, turayabona atemba ku turere twacu, turayabona atemba ku mirenge yacu, turayabona atemba ku tugari twacu, turayabona atemba ku midugudu yacu, atwikiriye abanyarwanda bose nka tsunami. Ukabeza ukongera ukabeza ukabatunganya, tukaba igihugu cyejejwe. Mana, ubyumve, ijambo ryawe riratubwira ngo amaraso yanduza iki gihugu cyanyoye amaraso y'abana bacyo imyaka n'imyaka. None muri kino gihe Mana, turasenga ngo ya maraso yawe amwe acecekesha amaraso yose, amwe yezaho amaraso yose, amwe yezaho ibyaha byose, atwikira iki gihugu. Mana, turasengera itorero ryawe, twambike imbaraga, uduhe gutinyuka, twambike imbaraga, uduhe kuvuga ubutumwa mu rukundo rwinshi, kuko dukunda abanyarwanda, tubabwiza ukuri mu buryo buzatuma bahinduka. Imbaraga zawe zimanuke Mana, urabizi dutinya kubivuga, kuko dutinya ko abantu batunegura, dutinya ko abantu batunenga, dutinya ko abantu batwita amazina. Ariko Mana, reka imbaraga zawe zimanuke, uhembure umurimo wawe, utwambike imbaraga tubwiriza ubutumwa, utwambike imbaraga tubwiriza abantu, utwambike imbaraga tugere hose, utwambike imbaraga mu mpande zose z'igihugu, twumve impundu z'agakiza. Mana, turasenga ngo uve gusenga tugusenga, utugirire neza. Ubwiyunge bw'abanyarwanda, tubona bakomeretse bahura n'ababakomerekeje, ariko bose bahagaze munsi y'umusaraba, bamwe bumve abandi bababwira ngo twarababariye, abandi bumve bababwira ngo natwe turatuye turabasaba imbabazi. Mana, icyo kintu turagitegereje. Wahoze wumva abantu bavugaga kuri radio, umuntu wari warahemutse akavuga ati nashakaga uburyo nahura n'aba bantu ngo mbasabe imbabazi. Twongerere bene izi experience Mana, urebe iki gihugu cyacu, warakiduhaye ngo tugikunde, warakiduhaye ngo tugikorere, warakiduhaye ngo tugisengere, warakiduhaye ngo tukibwirize, warakiduhaye ngo tugituremo, warakiduhaye ngo tuzagisigira abana bacu. None Mana, ntabwo dushaka kuzabasigira igihugu kirimo amacakubiri, ntabwo dushaka kuzasigira abana bacu igihugu kirimo abantu bangana, turashaka kubasigira igihugu gitunganye. Twemerere muri ino myaka turimo, igihe tugihumeka, igihe tugisenga, imbaraga zawe zimanuke, tubone impinduka y'iki gihugu. Ubyumve, abayobozi bacu bakoze ibitangaza, abayobozi bacu baratubanishije, abayobozi bacu bashyizeho amategeko, abayobozi bacu bashyizeho inzego Mana zituma nta muntu ushobora guhohotera undi. Ariko imitima yacu iracyahisha ubumara, imitima yacu iracyahisha uburozi. Turasenga Mana ngo imbaraga z'umwuka wawe wera, kuko nizo zonyine zishobora kwinjira mu mutima w'umuntu zikavumbura y'ibyaha, zikavumbura y'ibyo yahishe, zimanukire guhindura abantu, zimanukire gukora ibitangaza. Kuko ibyo ngibyo nta meya ushobora kubikora, nta executive ushobora kubikora, nta na pastor ushobora kubikora. Ariko ijambo ryawe ngo ryo riracengera, ngo rikinjiramo imbere, ngo rigatandukanya umuntu, ngo ndetse rikagera no mu musokoro. Mana, turasenga ngo iryo jambo riturondore, ariko twigishe kurikoresha neza. Umva gusenga dusengeye hano no mugoroba. Mwami Yesu, uzube muri kino gihugu, ube ibyiringiro by'ubwiza, ukorere mu banyarwanda, ukorere mu itorero, ukorere mu bantu bose, abantu bakubone, abantu bakumenye, ubwiza bwawe burabagirane kuri iki gihugu. Tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ishimwe, tuvuze gukomera kwawe, uhabwe icyubahiro ushyirwe hejuru iteka ryose, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.